Yes, ndongeye kandi kubasuhuza mvuga ngo Imana bane namwe aho mwiherereye hose. Bimwe mu bintu bigoye abantu muri buno buzima, twiruka ku nzozi zacu ariko tukiciye uyu munsi. Ikindi kandi uburyo twitwara uyu munsi bishobora kwica n'inzozi zacu. Rero ni gute twabalance ibyo bintu bibiri, ejo aho hazaza ntuhice kandi n'uyu munsi wawe ntuwangize? Biravuga ngo Imana ngo uyu n'umunsi yandemeye kugira ngo ndawunezererwemo. Uburyo witwara uyu munsi bidetermina cyangwa se bigaragaza aho uzaba uhagaze ejo. Akenshi abo bantu benshi cyane abakorera amakosa bashakisha gusecuringa cyangwa se kuronga umutekano w'uyu munsi, ariko badatekereje ejo hazaza. Tuzaba dufite umutekano ejo hazaza, tuzaba tumeze neza ejo hazaza, bizaba bimeze gute? Aho niho bitugorera, aho niho biducangira, ugasanga uyu munsi bigenze neza ariko ejo ibyo wahisemo ntabwo biguhaye uburyo bwo kuzabaho mu myaka iri imbere muri sosiyete. Abantu muzaba muri kumwe nabo muri iyo myaka iri imbere bivaye n'uburyo wagiye witwara muri icyo gihe cyabanjirije icyo gihe ugezemo. Hari n'igihe rero wirukanka kuri iyo myaka iri imbere ukagenda wica byinshi. Bisaba ubwenge bw'Imana kugira ngo ushobore kubihagararamo neza, cyane cyane ko udashobora no kunezeza abantu bose. Hari ikiguzi gikomeye ugomba gutanga, kandi mu by'ukuri bisaba ubuntu bw'Imana kugira ngo ushobore kubyitwaramo neza. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Numvaga nifuza gukangurira umuntu udukurikira muri aka kanya yuko wiruke ku nzozi zawe ariko utice uyu munsi wawe. Bisubiremo, uyu munsi wawe, pana umunsi w'abandi. Ni umunsi Imana yakuremeye kugira ngo unezererwemo. Birashoboka yuko abari iruhande rwawe batonezerwa ariko wowe ukanezerwa, kandi ntabwo umunezero wawe uva ku bandi, uva kuri wowe. Uva muri wowe uhereza abandi. Nimba abandi badashobora kwakira uwo munezero wumva wowe ufite muri wowe, ntabwo Imana igusaba kuba impose umunezero wawe. Bafite guhitamo kwakira amahoro urimo kubaha cyangwa se nibayakira. Bavuga ngo nugirana bakakwakira, batakwakira make sure yuko amahoro yawe yafashe, nuyasigaho uyagendane. Uko niko dusekiriza uyu munsi wacu. Nitube frustré, nitubabare, nitukomereke, nitugire kubabara muri twebwe, kuko ibisitaza n'ibizabura ariko ishano kubizana. Hanyuma ikindi kandi ejo hawe hazaza ukaba ushobora kubarinda umuhangizi. Biravuga ngo rero ngo nimba ushaka kumurikira, wikorera umusaraba wawe umurikire, kuko ngo abawukunda ubugingo bwabo bazabutakaza, ariko babutakaza kubwe ngo bazabugarurirwa. Uko niko dusecuringa cyangwa se turinda ejo hacu hazaza no gukurikira umugabo waturemeye. Yavuga ngo turabo yaremeye imiza muri Kristo ngo tugenderemo, kandi yadutoranyije kuva kera isi tarabaho kugira ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo ari Yesu Kristo. Rero ejo aho hazaza hahari imbere y'uko ubaho, hahari imbere y'uko wakitinga, ukora icyo ukora, ukora icyo wumva ushaka gukora. Harahari, harashinganiwe mu Mana. Gusa ikibazo tugira nuko dutangira nabi tukarangiza tutageze kuri haha.